yarakoze. Nyine we tekereza we yakubera Imana we nyine we rero none se kutaragwe mu cyobo nuko cyobo bidacukuye ese ku imodoka itagukubita nuko utagenda mu mihanda ese kuwara byaye umwana wawe akaba atari kurimo akaba atari ku mwuka wajureka ko Imana yahabaye nubwo itaraguha inzu nubwo itaraguha imodoka nubwo nyine nubwo itaraguha akazi ariko se ni ahantu yakubereye Imana. Tuyihereze icyubahiro Imana yahabaye. Yarahabaye pe. Haleluya! Katureba abantu bahaye ukwezi bakavuga ngo ntibazamara ukwezi barwubatse, ukwezi kaba bararwubatse ipanye izamurira icyubahiro. Ngo bazikamira yimbwa ariko ubu bakaba bari kwikamira yinka bongera babaza ariko Imana itakoze ni ibyo nunze n'ibyawe nanjye ubwanjye n'uwawe. Ushimwe mwami wanjye umenye ubuzima utama kujyawe ijambo ry'Imana mu kuva yewe nshatse nanakicara ko ngenda nafashe agenda ikireza Imana watekereza ahantu Imana igukuye, watekereza ahantu unavuka, watekereza imyaka umaze i Kigali, watekereza bana beza Imana yaduhaye, watekereza urugo ugiye rwubatse kumva ntacyo washingiye umwana nubwo bihari Imana yatubwiye ko izabikora ariko nyine izabikora ariko hari n'ibyo yakoze tuyigirire icyizere. Haleluya, amen. Muzana ijambo rivuze ngo nubwo amaboko y'abantu yananiwe ay'Imana aracyakora. Nubwo amaboko y'abantu yananiwe ariko ay'Imana aracyagize gute? Asifiwe, amen. Umunsi rero nangiye kubwiza nk'umuntu bahaye agatuti akora njya bwiza nguruka ariko kandi barumva ari byo umuntu nibyo twagiye ariko gusenga noneho akumva ari kwisengera ibye yicaranye n'umuntu baraza baramuhanura bamubwira ibintu byiza bamubwira imishinga bamubwira ibintu nyine byiza gusa imishinga yo n'ibino bamwiyabwirira amafaranga n'ibintu byiza gusa nayo ubu ndavuga ati ugiye rero bagiye kumbwira ko ari ama etaje n'amavatiri ngewe wagezeho ati rero mubwire wowe ngewe ndabizi yewe nta kintu Imana imbwiye ati usibye ko uzaba pasiteri
yumvire nyiro nose ngera ibyo nari ndipisa ngo rwose wikakaze ngo niwizunguze ngo cyangwa winyuze hirya ngo rwose ngura umushumba ndabese ngiye ko mutashyizemo amafaranga n'amakadasiteri byibuze ariko naho twazabikwepera nyine amen rero kambe byitoza hakiri kare pasiteri ntabwo aguruka ahubwo ni umuhesha w'umugisha abe mu minsi imbere nzajya nza nambaye inuza hano bwati Yesu ashiye bajya ku nkombe y'uruzi bageze ku ruzi mukobwa wa Farawo mu gihe yakoze ngo abasha barimo bagendagenda mubwira ngo mbere yo kutabarwa hari ibintu ugiye kumva bigendagenda hari ibintu bigiye kugendagenda hari ibimenyetso utagiye kubona niba nawe waguhamagaraga hari umuntu ugiye kuguhamagara akubaza ngo mbese utuye hehe niba nawe wagusuraga hari umuntu ugiye kugusura amen asifiwe ngo barimo bagendagenda umukobwa wa Farawo ariko kuki abaje batamubonye kuki batabonye kaka ahubwo kakabonwa n'umukobwa wa Farawo kandi aribo bari barimo bagendagenda kugira ngo Imana ntiyakoresha umuntu wa feke ni umuntu ukomeye Imana igiye kuguha amafaranga izana umuntu ukurusha amafaranga asifiwe kugira ngo mu buzima bwawe ukeneye umuntu se wamukeneye cyangwa ntawe umukobwa wa Farawo ngo akareba ngo amaze kukareba arakitegereza cyane abwira babagaraga ngo mugende mukanzanire ngo baragenda barakazana baragaterura bamaze kugaterura bakazanira umukobwa wa Farawo umukobwa wa Farawo akageze ngo apfunduye mubwire ngo barakuzi nubwo bigiza nkana bazuriwe barabizi nubwo bazuriwe ngo akana nako gahita kanyarira ngo nya inya umukobwa wa Farawo akabonye akagirira impuhwe kugira ngo akine umuntu ukugirira impuhwe amanutse kuri uwo musozi ngo abantu baramukubita bamusiga ari intere baramwambura barigendera umureba hanyuze arakikira arigendera umutabya hanyuze arikikira arigendera ngo ari mu kumusamariya mwiza wari uri mu rugendo ngo ahageze ngo amugirire impuhwe ngo azana amavuta ya elayo ngo aramufata aramuterura ngo amwogoza yamavuta kugirira impuhwe ukeneye umuntu ukugirira impuhwe ukeneye umuntu ugutabara ukeneye umuntu ukomora ibikomere uramukeneye cyangwa ntawe ukeneye warakomeretse cyangwa ntiwakomeretse wabaye inoge ubuzima bwawe ukeneye umuntu urira akakubwira ngo humura ukeneye umuntu utakaza ati humura ndi kumwe nawe ukeneye umuntu ukubwira ngo tugende gusenga haracyari Imana nubwo bimeze gutyo mu ijuru hari Imana nubwo bimeze gutyo haracyari umugiraneza ukeneye umuntu mu buzima bwawe kugira ngo Imana icomore umuntu mu bantu reka natabyumva umwihorere kuko waramufite none se wagize ngo
umwishinga ukomeza umwishinga ntabwo mwafashwa kimwe ukeneye umuntu mu bantu ni ko Imana icomora umuntu mu bantu se niba wazanye umugabo wawe gusenga mwaje mufatanya gutuka kandi bacu ukaba twaratsinze ndetse tubishimye gira turateba amadure n'injono Soro na ule kumusoze akambwa ati ngende niba munga ati umugabo amaze kunkubita ihebye arazincomye ati ubu ndimo ndahunga ati nze guhungira ati ndiguhungira hagati none ariko tuhageze none undi wa azari kashi none wazana ikindi kibazo giteye ubwo abati nambwa nanjye ncomye ishembira ariko byibuze ari uko biteye nuko tinambwa byarazimaye ariko hari ibiryo kinanje nuko ntabwo nanjye wanjye nubwo azincomye ariko ntacyo ahita asubira mu rugo avuga ati mbwira burya ndihanganye azancomaniza ikigeragezo kirasumbana kirasumbana nubwo ujya hari undi uri hejuru yawe ntabwo nawe yagucomye urushinyire mwana araranye here niyo nakuvudukaje ntabwo nawe nyiraguhaye n'ibyo bintu ariko yabiguhaye none wari wayamwere none hazari anivuga we kansirida ndakumena we moresi n'ibyo biratano bimuhaye ntabwo nawe wanabibonye undi warashara bati ngo nyine ntabwo nawe bazi kucoma tibura zinshomye rero sasa tigewe nyine nuko tuwagerera mbwira mfite amafaranga mu musohokana bagasohokana n'imwe nabati sawa zane baturongera gutaka ati waya mutsubiyeyo bure ukeneye umuntu wacurwe ngo nuko bitameze neza none nezo bikagenda ariko bavuga ngo ntabwo babwibihe ariko ngo humura Yesu aracyari hehe aracyari ku ngoma Yesu aracyari ku ngoma umwana ngo aje ararira ngo amugirire impuhwe mushiki we burya babonye dutabarwa bahita bacomoka nabo bari n'abandi bari barihishe bahita bavayo bahita bamuka ku gaza bakabati ndaro runaka yatabati zimfashe tiwamenye ko se tiwamenye se ko yaguze agaceri tiwamenye ko yaguze agafuka ati nawe sema ati nawe so kutazamura sha uwigiri wawe nawe uri nana bishabiri yani Yesu njye mbishobora kubiririmba wawe uri nana numva bavuga gukomeza iravutse basenga yewe ayo nugiye yewe motipe wanjye niho njye numva nawe uri nana parabara ngowe nganya mbona rapa bino hari bino badutumira ngagenda shobora abati kuko nari ibyariye tu tuzamena pe asifiwe tuwamenye ngo mushiki we aitavayoga ngo azachereza ngo none se sinajya kana kose ko atari yati ngo none se sinajya kukuzanira umugore ukurerera wo mu bahebura ukurerera uyu mwana umukobwa afura kubera ko nawe n'amabere yari yifitiye kugira ngo Imana igusubize ku ibere ariko reka nakujomba mu ijambo ry'Imana ngo tuzonga amashereka y'abami tuzonga amashereka y'abandi niko Yesaya yahanuye Haleluya umukobwa afura aravuga ngo genda umunzanire ngo ahita yirukana mama wamukubise amaso ngo ahita yikubita sarabati yo wararira cyane araboroga atutambira ku mwana wanjye ingona wabonye zimucakiye umubyeyi ngo ararira ati bigenze gute ingona imufasha akaguru imufasha akaboko wabonye baza gufata umutwe wabandi baza gufata imaguru ariko ngo mama we humura ubutabazi bwabonetse
yaravuze ngo ari kurira kwararira umuntu ariko gaca mu gitondo impundu zikavuga kugira ngo impundu nizivuge mu rugo rwawe impundu nizivuge muntu nizivuge hafi humura butabazi bwabonetse habwe ngo none bigenze gute hagaze ahubwo barakuntumye haguruka uze wirukanka ngo araguruka ngo arakegera vuba vuba kubitigeze ngo arirukanka ageze basanga bateruye wa mwana basanga bateruye wa mwana wari ugiye gupfa wa mwana byarangiye niba numva byarangiye bigiye kongera bitagire nuko nawe ubuzima wabonaga imana igiye kureba ubuzima nuko amahirwe yabatakaye imana igiye kureba n'amahirwe kabiri bishobora byose imara icyubahiro yakabyara gashoje wamuhereza wa afata wa mwana Amen. Yongera konsa aramusimbiza afata wa mwana arongera aramusoma afata wa mwana aranezerwa umukobwa wa Farawo tansiyo ntiyamenye ko mama ari umwana ariko umubyeyi mu mutima yararimo ashima yongera asima ati nogemuye n'umwana wanjye nogemuye n'icyo nari nabuze aravuga ngo none ajya kumurera kandi hariho n'iki n'ibihembo ajya kumurera hariho n'ibihembo haleluya haleluya uyu mwana witonde yanywaga nido uyu mwana imbuto zose yaraziryaga uyu mwana yambaraga neza uyu mwana witonde Farawo nta n'uburenganzira yari amufiteho ubwo Imana igiye kugutabarira mu maso ya ba Rufinzi igutabare cyangwa nigutabare igutabare cyangwa nigutabare uyu mwana Farawo ntabwo ari we watanze itegeko kuko abahungu bose bagomba ibaza uyu mwana noneho yasubiye kwa Farawo akuze adafite n'uburenganzira bwo kugira gute umukobwa wa Farawo ahita ateranya ikirori atavuga ati umwana wanjye ngomba kumwita izina asifiwe ugomba kumwita izina ahita amwita Mose ubwira ngo niwakire izina rishya Imana ititaye kuba bakwise witwaga runaka wiswe ya yandi yose nawe uzi ku musozi bakwise ubwira Imana irayahinduye ubwira Imana irayahinduye nawe ugacira izina rishya izina rishya akiri utabazi Imana igize gute irayahinduye ndabona utabyumva ariko Imana igize gute irayahinduye zabura haleluya turagushimiye mwami urera byabayeho byose n'amarera nawe hindura amazina yacu mwami baduhaye iminsi ko tuzapfa baduha imyaka twaragendeje turagushimiye n'uyu munsi kubikoze tugukomeye amashyi menshi Amen. Amen. Imana igiye gute? Umugisha imbaraga n'amavuta kandi ijuru nishimire. Amen. Kwa kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yabigenze.